Bella na Kesi bavuza amahoni maze umuzamu akaza gufungura. Barinjira rero maze bakava mu modoka. Bella akireba inzu iri muri kino gipangu ahita atangira kubaza Kesi ati mbwiza ukuri, aha se niho musaza wawe aba? Naho Kesi ati cyane rwose. Bella ati biratangaje ni ukuri, cyakoze musaza wawe yafashe umwanya arakora cyane, kubera ko ibi bintu byose ntabwo wabigeraho rwose utarakoze cyane, gusa nyine ikigaragara afite amafaranga ahagije. Naho Kesi ati ibyo ni iby'umuryango nyine, umuryango wacu wose se siko umeze. Bella rero uba wishimiye hano hantu ageze ahita ajya gufata nyine amavarize, maze Kesi agahita amubwira ati hoya, uwo muzamu niko kazi ke, mureke ayo mavarize maze yose ayazane mu nzu. Bahita binjira mu nzu rero, birumvikana nyine Bella bari kureba ahantu hose adahumbya ati none se mbabarira umbwire, ibintu nk'ibi bibaho? Inzu irimo ibintu bihenze kandi byiza gutya, kandi noneho y'umusore? Cyakoze ni ukuri biratangaje. Atangira kubaza Kesi ati none se koko hano hantu nyine wajya guhaba? Naho Kesi ati ahubwo se igihe kinini cyane tutari kumwe ku ishuri nyine ni ahangaha nabaga ndahamenyereye rwose birenze ibikenewe. Bella rero atangira kugenda akora ku bintu byose, maze agahita yicara mu ntebe ariruhutsa akavuga ati ahantu ni heza wagira ngo ndi mu nzozi. Kesi rero ahita amubwira ati hoya rwose ntabwo uri mu nzozi, ahubwo nyine ngwino njye kukwereka icyumba tuzararamo. Urabizi nyine ko njye nawe ari ibisanzwe ko turara mu cyumba kimwe kuva na kera. Naho Bella ati yego. Baragenda rero bakajya mu cyumba. Bella nyine aba yishimye rwose, ibyishimo biba byamurenze, ariko umubwira ati uzi ko nanjye ni ukuri ninkura nzamera nka musaza wawe. Naho rero Kesi araseka ati wowe se uzabigeraho ryari na wa mushahara wawe uhembwa? Tekereza nawe nyine ya mafaranga duhembwa, ubwo se ko kurumva niyo wazayabika imyaka ingahe wazagera kuri ibi bintu? Naho rero Bella atari ko nta kwiheba guhari, kubera ko nyine buriya iyo umuntu agifite ubuzima aba atekereza ko ibintu byose bigishoboka. Nanjye rero ndahamya ntashidikanya ko byose bizashoboka. Kesi rero ahita amubwira ati hitamo rero akabati uzajya ushyiramo imyenda. Naho rero Bella ati urabizi nyine ngewe nkunda akabati gatoya, uko byagenda kose ndahitamo kano. Bahita rero batangira nyine kubika imyenda yabo, maze Bella akahita ajya ku buriri akajya yicekaho, akongera akabyuka akongera akicekaho, aba yumva nyine ari ibintu bimurenze. Abwira rero Kesi ati ni ukuri ndatangaye ukuntu wajya kuba ahantu heza gutya, atari ko ni ukuri hano hantu rwose umuntu akihabona ahita atangira kuruhuka akibagirwa ko hari ikibazo na kimwe yaba yari asanzwe afite. Naho rero Kesi ahita atangira kuvuga ati ariko ni ukuri inzara iranyishe, reka ahubwo njye kureba yuko umusaza wanjye hari ikintu yasize atetse. Naho Bella ati mbabarira umbwire, umusaza wawe se ufite bino bintu byose aranateka? Naho rero Kesi ati guteka gusa se? Ati nta naho duhuriye rwose njye wandenzeho. Bella rero ahita aseka ati wowe se hari umuntu n'umwe utakurusha guteka? Ahubwo se ubundi iyo uri hano nyine wenyine ubigenza ute? Uramutekera byo kurya byawe bibishye ujya uteka? Naho rero Kesi ati ubu ngubu nyine amahirwe noneho mfite ni uko uhari, naho ubundi inshuro nyinshi rwose najyaga mbikomanda iyo umusaza wanjye yabaga atari we watetse. Bella rero ahita amubwira ati ubu noneho ndahari, ntugire ikibazo rwose cy'amafunguro, ndaje nyine mbaryoshye. Bahita rero n'ubundi bigira mu gikoni, maze nyine bakaba bari gutegura amafunguro. Mu kanya gato rero Kesi yumva imodoka, maze akaba ararungurutse ati musaza wanjye araje. Mu by'ukuri Bella we aba afite amatsiko yo kureba uyu musore ufite ibintu bingana gutya, aba yifuza nyine kumureba no mu maso. Kesi rero ahita yiruka maze akagenda agafungura, akaba ahobereye umusaza dore ko baba bakumburanye, barahoberana. Maze Yannick niwe musaza nyine wa Kesi aramuterura akamuzunguza, atumva nari ngukumbuye, ahubwo se wageze hano gute? Kutigeze umbwira ko nyine uri buze? Naho rero Kesi atari ko rwose nawe uribagirwa, sinabikubwiye se ko nzaza? Ubwo nyine ntabwo byari ngombwa ko nongera kukubwira ko ndi buze uyu munsi, ko mba mbizi se ko nisanga n'imfunguzo mba mbizi ko zihari, nta kibazo nyine nari mfite. Naho rero Yannick atangira kumubwira ati none se umeze neza? Ati gusa nyine ubu hano hagiye kongera rwose hashyuhe, irungu riba ryenda kunyica iyo udahari.
mba numva nyine kuba mu kizu cyanjye nyine bibishye. Naho rero Kesi ati ntugire ikibazo kuko noneho n'ibintu byanjye byose nabizanye, birasa naho rwose nje gutura hano. Umusaza we ati ngaho reka tugende, ati none se wa mushuti wawe se wambwiye muzazana bimeze bite? Naho rero Bella nawe aba ageze hano nyine kuko rwose aba yaje kwirebera nyine uyu musore, aramureba maze akananirwa guhumbya, areba ukuntu uyu musore ari bogari, noneho agatekereza n'ukuntu nyine uyu musore ari n'umukire, akumva ibyo bintu byose ntabwo byahurira ku muntu umwe. Akomeza kumwitegereza adahumbya, maze Yannick akamuhereza ikiganza Bella ntabibone kubera ukuntu aba ari kumureba mu maso. Yannick rero ahita amubwira ati nishimiye guhura namwe. Nibwo Bella amera nk'ukangutse maze akabona ko yari ari kumuhereza ikiganza, nawe nyine agahita amuhereza ikiganza ati nanjye nishimiye rwose kubabona. Yannick rero ahita amubwira ati ni karibu kandi nyine wisanzure wumve ko nawe uri umwe mu muryango wacu. Mushiki wanjye yarambwiye ko rwose muri inshuti kuva kera mumaranye imyaka itabarika. Naho rero Bella ati cyane rwose njyewe ndetse na Kesi tumeze nk'abavandimwe kuko tumaranye imyaka myinshi twaramenyeranye. Bahita rero bajya mu nzu nyine, gusa Yannick nawe aba yishimiye nyine guhura n'uyu mukobwa. Umunsi rero wakurikiye, Kesi ndetse na Bella bose nyine baba bagomba gutangira akazi, gusa ahantu hatandukanye kubera ko Kesi aba agomba gukora nyine muri kampani ya musaza we, naho rero Bella we nyine aba yarabonye akazi mu yindi kampani nayo nyine iri muri uyu mujyi, ariko ni ubwa mbere aba agiye kuhagera. Mu gitondo rero arabyuka nyine maze akitegura, akimara rero kwambara ajya kubyutsa nyine na Kesi. Kesi asanga rwose akisinziririye, aba azi ko hari nawe yabyutse ariko agasanga aracyasinzirira akiyoroshe. Aramukangura ati none se ntabwo uri bujye ku kazi? Naho rero Kesi ati ntaho ndi bujye kubera ko rwose ni akazi ka musaza wanjye. Naho rero Bella ati gukora akazi ka musaza wawe rero ugomba kuzajya ugakora nabi ukagakorera igihe ushakiye. Kesi ati mbabara niryamire ndumva rwose ibitotsi binyishe. Bella ati noneho ntiza isakoshi kubera ko iyanjye rwose ntabwo imeze neza. Kesi ati genda ufate iyo ushaka. Bella ati iyo nshaka yose? Kesi ati cyane rwose, genda uhitemo iyo ushaka yose cyangwa nuko rwose uri bundeke maze nkisinzirira. Bella rero ati ubunebwe noneho utangiranye ntabwo rwose uzabukira. Ahita agendera agafata isakoshi maze agatangira kureba muri telefone nyine ngo arebe ahantu agiye kujya, dore ko nyine atabaza icyerekezo, aba ari kureba neza aderese bamuhaye. Ari gusohoka rero mu cyumba, akigera muri koridoro ahita akubitana na Yannick nawe uri kureba muri telefone, maze Yannick akaba akandagiye nyine Bella arangaye nyine. Bella nawe yarangariye muri telefone, bose rwose baragonganye. Bose rero bahita bavugira rimwe ati mbabarira nari ndangaye. Naho rero Yannick ati mbabarira ni ukuri ikirenge cyawe ubwo sinkubabaje cyane. Bella ati hoya rwose nta kibazo, nanjye nyine nari ndangariye muri telefone ahubwo nyine mumbabarire. Naho Yannick ati none se ugiye nyine ku kazi? Bella ati cyane. Yannick ati nanjye rero nari ndi kugenda ndumva rwose nabanza nyine nkakudepoza. Ati ahubwo se uraza kujya gukorera hehe? Naho rero Bella ati nibyo nari ndi kureba muri telefone, niyo mpamvu rwose nari nze kukugonga ntakubonye, nari ndi kureba nyine aderese y'aha hantu ngiye ariko nyine namaze kuyibona. Ahita rero ayibwira Yannick, maze Yannick agahita amubwira ati aho rwose biroroshye kubera ko nanjye niyo nzira yanjye nyuramo ngiye ku kazi, tekereza ko manyura buri gitondo na buri mugoroba. Reka nze ahubwo nzane imfunguzo nari nzibagiwe ubundi tugende. Bahita rero bagenda, maze bari mu modoka bakagenda nyine baganira. Yannick akagenda amubwira ukuntu umushiki we yahoraga amuvuga n'ukuntu yahoraga avuga ngo ni umuhanga, ngo kandi n'umwana mwiza ngo aritonda, ngo ni wa mukobwa nyine ngo uri concentre ku bintu byose aba ari gukora. Naho rero Bella atuzi ko neza ubuzima bwanjye bwose ubuzi. Naho Yannick atumva buriya Kesi aragukunda cyane ku buryo rero inkuru zawe nizo nkuru zonyine yajyaga anganiriza buri gihe uko twabaga turi kumwe. Bella rero araseka ariko nukuri yageragaho nawe agashyiramo ibikabyo, ntabwo rwose uwo nguwo ari njyewe kuko ngenda umukobwa usanzwe cyane. Gusa nyine Bella bari kugenda yitegereza uyu musore ukuntu aganira
n'ukuntu aseka neza maze nyine akamwitegereza agatwarwa. Naho rero Yannick arahindukira yareba uyu mukobwa agasanga ari kumwitegereza cyane, gusa nyine akomeza kumuganiriza kubera ko nta nubwo rwose ibi ngibi aba yabyitayeho. Bagera rero aho Bella ari buviremo maze Yannick agahita amubwira ati twahageze, dore nyine ni kuri iriya nyubako ugiye. Bella rero aramushimira cyane maze akamubwira ati umunsi mwiza, ava mu modoka maze akagenda akajya ku kazi nyine. Ku mugoroba rero arataha maze akigera mu rugo agahita afata nyine ajenda ye yakundaga kwandikamo ibintu byose maze agatangira kuyandikamo. Gusa nyine aba afite ibibazo byinshi ari kwibaza, aba ari kuvuga ati ariko se ubu kubera iki umusaza w'inshuti yanjye yakomeje kunza mu mutwe? Uyu munsi rwose aho niriwe ndi gutekereza ukuntu mu gitondo yasekaga, ukuntu yandebaga, sinzi impamvu rwose byanze kumva mu mutwe, ariko nyine ntabwo nkwiye gukomeza kumutekerezaho kuko ni musaza w'inshuti yanjye nyine, ntabwo rwose ibi bintu bikwiye. Gusa nyine amabanga ye yose yayabitsaga iyi ajenda ye, niyo yandikagamo ibintu byose yatekerezaga. Uyu munsi rero araryama maze rwose agakomeza gutekereza Yannick. Atekereza ari ukuntu ku mugoroba nyine atashye bamuteguriye amafunguro, maze akavuga yuko kuva yaba atarafata amafunguro ameze nk'ayo yari afashe ako kanya, maze mushiki we agahita amubwira ko ari Bella wayateguye. Byose rero aba ari kubyibuka maze akibuka n'ukuntu Yannick yamubwiye ati ni ukuri burya se nyuma y'ubuhanga mushiki wanjye yambwiraga uzi no gutegura amafunguro, uzi kuvuga ko ibintu byose ubizi. Naho Bella agahita amubwira ati yego, njyewe nakuze ibintu byose mbyikorera, rero nta kintu na kimwe ntazi, ibintu byose nzi kubikora. Aba ari kwibuka rero ukuntu nyine uyu musore yamurebaga bari ku meza, maze Bella nanone akongera agatwarwa, akongera kandi agakomeza kumutekerezaho cyane, nyamara akagerageza kwikura muri ibi bitekerezo ariko bikanga neza neza, agakomeza akamutekereza. Umunsi wakurikiye rero Kesi na Bella baba bari kuganira, maze Bella agahita amubwira atumva shati nyine umusaza wawe ni umwana mwiza byatari, agira umutima mwiza, none ikindi kirenzeho ni bogari, kubera iki ariko utari warigeze umumbwiraho? Ntabwo rwose wajyaga umuvuga, habe no kunyereka ifoto ye, kubera iki utigeze unayinyereka? Naho rero Kesi ati ifoto ya musaza wanjye se wayikura he? Umusaza wanjye ntajya yifotoza, none se ntabwo ureba ko muri iyi nzu yose nta hantu na hamwe hamanitse ifoto ye? Wagira ngo ni umusaza, gusa ko musaza wanjye wagira ngo ni uwo mu binyejana byashize, ariko nyine uramenye utazabimubwira. Naho rero Bella aseka ati oya rwose ntabwo nzabimubwira, gusa nyine birasekeje, umukubise amaso wagira ngo ni muri ba basore nyine birirwa ku mbuga nkoranyambaga bipostinga. Naho rero Kesi atereka rwose iby'amafoto ntabwo abikozwa, gusa nyine byo ni umwana mwiza cyane, na buriya rwose nuko ahubwo mutaramenyerana, naho ubundi ni umwana mwiza birenze. Uyu munsi rero ku mugoroba Bella aba yatashye kare, akaba nyine ari mu rugo ari gukora amasuku, ajya kumva arakumva imodoka iri guhinda, ahita amenya neza ko ari Yannick utashye, ahita yiruka maze akajya mu idirishya kugira ngo amurebe. Aramwitegereza maze agakomeza nyine akamureba, yakumva agiye kwinjira mu nzu agahita yongera akiruka maze agasubira mu cyumba cye ari guseka. Amara rero kwicara ku buriri maze agahita avuga ati ariko se ibi ndimo koko ni ibiki? Nyamara rwose nkwiye kurekera gutekereza kuri uriya musore, nkwiye kumwikuramo, ariko nyine ntabwo rwose byemera. Ahita rero afata nyine ya ajenda ye maze agakomeza kwandika ahari kuri we, kwandika nyine ibintu ari gutekereza, byasaga nkaho ari kwigabanuramo nyine stress rwose yabaga afite. Atangira rero kwandika nyine uburyo akunda uyu musore, uburyo kandi yamwishimiye, uburyo ababona ari umusore w'inzozi ze, ariko nyine uburyo abona urukundo rwabo rudashoboka. Arakomeza rero maze nyine akandika. Muri weekend rero barabyuka maze Kesi akajya muri salo, ahita asanga Yannick rero yambaye neza cyane,
ari gufata ibya mu gitondo, ahita amubaza ati none se ko wambaye neza cyane, numva rwose uri guhumura neza, bimeze bite? Naho rero Yannick ati hari ahantu ngiye uyu munsi nyine, hari ubukwe ngomba kujyamo. Naho rero Kesi ati kubera iki se utatubwiye ngo natwe tujyane, ko rwose twifuza no kuruhura mu mutwe. Yannick ati nakabaye narabikubwiye mu minsi 3 yashize, kubera ko ndabizi ko nyine wafata iminsi 2 yo kwimakiya, kano kanya rero ntibyashoboka kubera ko wazamura kwimakiya ejo, ubwo rwose naho utaha. Kesi ati ariko nukuri ndashaka gusohoka, ndumva nifuza rwose kuva muri iyi nzu. Yannick ati nyine nta kibazo, tuzafata umwanya maze nidushaka dufate rwose urugendo tujye kuruhuka, tugende twisanzure twinezeze, naho rwose kukubwira ngo ndakurindira ngo wimakiye tujyane mu bukwe byo rwose ntabwo byashoboka. Yannick rero ahita ahaguruka maze akamubwira ati mwirirwe neza, ahubwo nyine uze kumfurira utwenda twanjye turi hariya kubera ko mashine yo gufura yarapfuye. Amara rero kugenda maze Kesi agasigara ari kubwira Bella ati ukuntu numvaga ngiye kwisohokera, none ansigiye imyenda yo gufura, ariko se nk'iyi mashini koko yapfiraga iki, ko rwose iyo ibihari ubu ngubu ntaba ngiye gufura. Naho rero Bella ati ariko nyine ihangane, ntiwumvise se ko yagiye gushaka umutekinisiye uzayikora, humura rwose bizakemuka vuba, naho kubw'imyenda ntuhangayike rwose ndayifura kuko ndahari. Kesi ati niyo mpamvu rero ubundi ngukunda nyine, niyo mpamvu uri inshuti yanjye magara. Naho Bella ati kandi biragushimishije. Naho Kesi ati cyane rwose. Bella ati ngaho rero genda uyizane maze nyifure. Kesi ati hoya genda uyizanire, iri mu cyumba cye. Naho Bella ati none se koko icyumba cy'umuntu ntikiri prive? Kesi ati hoya yewe nta kibazo, genda ukizane, si musaza wanjye se hari ubwo rwose ari umugabo ufite umugore, genda uyifate nta kibazo. Bella rero agenda akayifata imyenda maze akayifura neza cyane rwose. Bella rero amara kuyifura maze akayumisha, yamara kuyumisha agahita ajya kuyitera ipasi. Kesi rero asanga ari gutera ipasi maze agahita amubaza ati kubera iki uri gutera ipasi, ntitwari kuyijyana aho bayitera? Naho rero Bella ati ntabwo rwose nari mfite ikindi cyo gukora, numvaga nifitiye irungu maze mpitamo nyine kuba ntera iyi myenda. Nyamara rwose Bella aba yakunze nyine kuba hari ikintu mu buzima bwe yakorera uyu musore, dore ko aba yumva n'imyenda ye iri guhumura cyane, aba yumva nyine ashaka gukomeza kwiyumvira iyi mpumuro ituruka muri iyi myenda ya Yannick. Naho rero Kesi ati hoya ntabwo bishoboka, ni gute se waba wishwe n'irungu? Ntabwo uzi ikindi urundi rubyiruko rukora, umuntu ajya kuri Facebook, akajya kuri YouTube, akajya n'ahandi hose, ajya ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, maze akabona ibintu nyine bituma rwose aba ari busy, nta mpamvu yo kwivunisha. Naho rero Bella ati ibyo bintu ariko ntabwo rwose ari ibyanjye, kandi nta kibazo kuba naba ndi kumuterera ipasi, ni n'uburyo bwiza bwo kumushimira ko yemeye nyine ko nza kuba hano. Erega wibuke ko hano nta muriro nishyura, nta mazi nishyura, njye ibyo kurya by'ubuntu. Kuba rero nakora akantu rwose gato koroheje, ndumva nta kibazo cyaba kirimo. Naho rero Kesi ati cyakoze reka nkubwire Bella, ni ukuri ex wawe yarahombye cyane, ndetse rwose azabyicuza, uzi guhomba umukobwa nkawe. Naho rero Bella ati ntabwo nyine ari we wanyanze, ntubizi se ko ari njye namuretse? Naho rero Kesi ati ariko ni ukuri twaranagowe, kubera iki tudahura n'abasore bari seriye? Buri gihe mu rukundo ntabwo bijya bigenda neza, duhura nyine n'abasore batazi icyo bashaka, bagifite ubwana mu mutwe. Bose rero bahita batangira guseka, maze Bella agahita abwira Kesi ati buri gihe ntabwo kiragera, hari igihe nyine tuzahura n'uwa nyawe, n'umusore nyine uzi icyo ashaka. Bakomeza rero gutera story, maze Bella akaba arangije gutera ipasi, iyi myenda arayizinga neza, maze akayihereza nyine Kesi kugira ngo ayijyane mu cyumba, kubera ko noneho Yannick aba yaje nyine ari mu cyumba. Kesi rero akiyijyana, Yannick aramwitegereza maze agahita atangira kumukoraho ahantu hose, atumeze neza, nta muriro ufite, ntabwo urwaye, urumva nta kibazo na kimwe ufite? Naho Kesi ati hoya rwose bimeze neza. Yannick ati hanyuma wafuze iyi myenda ubona ntibihagije, uranayumisha unayitera ipasi, wowe mushiki wanjye nzi? Naho rero Kesi ati rero rwose reka nkubwire,
nakishimiye rwose ko wakomeza kunshimira, ariko ntabwo ari njyewe ubikwiye kubera ko uwakoze ibi byose ni Bella. Yannick ati Bella niwe wamfuriye arananterera. Kesi ati cyane rwose niwe wabikoze. Naho rero Yannick ati ariko Bella ni umwana mwiza cyane, noneho ukuntu akora cyane. Ahita rero abwira nyine Kesi ati ariko Kesi ni ukuri Bella atandukanye n'abandi bakobwa kubera ko umukobwa wakora ibi ngibi rwose ni 1%. Noneho rero mbabarira nkwisabira ikintu, ndifuza ko rwose wajya nawe ufasha nyine Bella ntagakore ibintu byose wenyine. Ni ukuri reka nkubwire, nturi mushiki wanjye nkunda, ndagukunda cyane rwose urabizi. Rero rwose uri mwiza cyane, umuntu wese ukubonye aragutangarira, ndetse rwose uri n'umunyabwenge, uzi ubwenge cyane haba mu ishuri haba no mu kazi, ibintu byose ubikora neza. Ariko nyine defo yawe ni imwe, uri umunebwe, kandi nyine uri umunebwe cyane rwose. Ni ukuri ndashaka yuko uzigira ku nshuti yawe, ntureba nyine ukuntu Bella ameze. Ndifuza rwose ko wazamwigiraho kuko Bella ni umwana mwiza, azi gukora ibintu byose mu buzima, nta kintu na kimwe atazi gukora. Ni umunyabwenge, ku kazi aba ari ponctuel, ntabwo ajya akererwa, kandi ibintu byose bikorera ku gihe. Mu rugo ibintu byose arabizi. Mbese uriya mwana simbizi nanjye ntabwo nzanakura imbaraga, ariko ndifuza ko rwose wazamufataho icyitegererezo. Umunsi wakurikiye rero Yannick asanga Bella ari gusoma igitabo ari concentre rwose, maze agahita amubwira ati burya bwose ukunda gusoma. Naho Bella ati cyane rwose, nicyo kintu nyine nkora kugira ngo nirangaze. Naho rero Yannick ati nanjye nkunda gusoma cyane, ariko ikintu gitangaje ni uko rwose mushiki wanjye, ndavuga inshuti yawe magara, nta hantu rwose ajya ahurira n'igitabo. Ibyo nyine ni za Facebook n'imbuga nkoranyambaga zose naho yibera, ibyo kuba yasoma igitabo ntabwo bimureba. Naho rero Bella ati ariko ni ukuri sinzi impamvu ari kuriya kuntu muzi, kubera yuko buriya Kesi tukiga nyine yari umuhanga cyane, yari umunyeshuri uri serious, ntabwo nshobora kubikubwira ngo ubyumve. Naho rero Yannick ati cyakoze rwose uburyo umusobanura wagira ngo neza wize amategeko, uzi ko wagira ngo uri umwavoka we. Naho rero Bella ahita aseka ati hoya ni ukuri ntabwo ibintu uri kukubwira ari ukumusobanura, niko ameze ahubwo nyine buriya rwose ni umunyabwenge ku buryo udashobora kubyumva. Bakomeza rero kwiganirira nyine baniterera story. Naho rero Kesi we nyine yinjira mu cyumba maze agasanga Bella ntawe uhari, gusa nyine ahita asanga ya agenda ajya yandikamo irambuye ku kameza. Ahita agenda akicara rero agiye gusoma nyine ibyo Bella yandika, maze Bella akaba arinjiye ahita yiruka agahita yimwambura. Ati ntabwo uzi yuko agenda iba rwose ari iy'umuntu ku giti cye, nta wundi muntu ugomba kuyirebamo. Naho rero Kesi ahita aseka ati cyambwira ko ibintu rwose biri muri iyi agenda, kubera ko ndebye ukuntu uyinyambuye birantangaje. N'ubundi se ko wajya kumbwira ibintu byose wandika muri agenda kuva ukiri mutoya kugeza uyu munsi, kubera iki nyine ngiye kubireba ukumva ko rwose hari ibidasanzwe, harimo ibitangaza se? Naho Bella ati hoya ntabwo harimo ibitangaza, ariko nyine agenda igomba kuba ari ibanga ry'umuntu, nta wundi muntu n'umwe uba ugomba rwose kuyirebamo. Umunsi rero wakurikiye Bella ndetse na Kesi baba bari mu rugo bonyine, maze Kesi akabwira Bella ati rero umusaza wanjye nyine yambwiye ngo arashaka kurya ubugari n'isosi y'ubunyobwa, ariko nyine igitangaje nta fu y'ubugari dufite hano, tugomba kujya kuyigura ku isoko. Ariko nyine hano nyine hari imyumbati, sinzi niba twashaka umuntu tukayimuha maze akajya kuyishesha tukabona nyine ubugari. Naho rero Bella ahita amubwira ati ibyo se urumva koko bigoye? Tekereza nawe ahantu amasoko ya hano ari, tekereza ukuntu amasoko yaha ari kure cyane, ntabwo nyine byashoboka rwose kujya kuyishesha, ahubwo nyine njyewe nshobora gusekura maze tukabona ifu, ubundi nyine tukaba twateka nyine ubugari. Naho rero Kesi ati wowe se wasekura ukabona ifu? Njye ntabwo nshobora kubikora rwose, ibyo bintu umva sinjya mbikora mu buzima kuko nta maboko nifitiye. Naho Bella ati ntugire ikibazo ndabikora rwose.
bahita bagenda bakajya mu gikoni rero, maze Bella nyine agatangira kubikora. Ifu rero arayibona ubundi bagasonga ubugari ndetse rwose bakanateka na ya sosi. Uyu munsi rero Yannick ajya ku meza nyine maze akarya nyine ari kuvuga kwa kuntu umuntu arya yaryohewe, agakomeza avuga ati ati biraryoshye cyane, ati nyine ntabwo ndi kubasha gutuza kubera yuko ndumva nyine buno bugari budasanzwe, nta nubwo bumeze nk'ubugari dusanzwe turya. Naho rero Kesi ati cyakwereka uko byagenze ngo tububone, ahita rero amubwira nyine processus yose byanyuzemo, maze Yannick ati ntabwo bishoboka, ni ibyo ngibyo byabaye. Ahita abwira Bella ati Bella, ni ukuri ndagushimiye ukuntu nyine ukomeza kwitangira runo rugo ugakora ibintu bikomeye kandi biremereye. Ndagushimiye rwose, ubyumve, uri umukobwa mwiza, ni ukuri Imana izajya ikumpera umugisha, ukomeza kuntangaza nyine ukuntu ibintu byose ubikorana umuhate. Naho rero mushuti wawe we rwose aba ari uwo kukuvunisha gusa, aba ari aho akurebera akuvunisha akwicisha akazi. Naho rero Bella ati hoya ntabwo anyicisha akazi, erega nyine Kesi ni inshuti yanjye turaziranye cyane, nawe rero abizi yuko nkunda gukora nyine ibintu nkora mbikora mbinezerewe, nta kibazo rwose na kimwe mba mfite. Yannick rero akomeza kurya ariko yitegereza Bella, ndetse na Bella anyuzamo rwose akitegereza uyu musore, dore ko nyine Bella aba yaramaze gukunda Yannick ariko mu ibanga rikomeye, ibintu rwose ataba ashobora kubwira umuntu n'umwe, dore ko cya gihe yamburaga agenda Kesi nta kindi cyari kimuteye ubwoba uretse kuba yaratekerezaga ko Kesi ashobora kubona ibintu byose yanditse, maze akamenya neza ko uyu mukobwa akunda cyane Yannick. Kandi nyamara uyu mukobwa aba yumva nyine agomba rwose kubigira ibanga mu buryo bushoboka bwose. Niyo mpamvu rero akomeza kumukunda nyine agakomeza gushiriramo, ariko mu by'ukuri atabimubwira cyangwa se ngo abibwire mushiki we. Umunsi rero wakurikiye nyine baba nanone bibereye mu rugo, maze bajya kumva bakumva imodoka nyine irinjiye, baza rero baje nyine gusuhuza Yannick, maze bagahita babona ari kumwe n'umukobwa. Kesi rero akitegereza uyu mukobwa ahita abona amuzi, uyu mukobwa aba yitwa Michelle, uyu mukobwa kandi aba ari umusitari nyine abazwi rwose ku mbuga nkoranyambaga. Kesi rero ahita amusimbukira maze akaba aramuhobereye ati none se mbabarira umbwire, uyu ni Michelle ndi kureba mu rugo iwacu cyangwa ntabwo ari we? Naho Michelle ati ni njyewe rwose, ati none se usanzwe unzi? Naho Kesi ati cyane, ndakuzi rwose, ndi n'umufana wawe kubera ko ndagukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zawe, ndagukunda ntushobora kubyumva. Naho rero mu kanya gato nyine Yannick ahita abwira nyine Michelle ati sheri, uyu rero ni mushiki wanjye, ni agasazi nyine ntaguteshe umutwe. Naho rero uyu wundi yitwa Bella, ni inshuti ye magara. Naho rero Kesi ahita abaza nyine musaza we ati hanyuma se ko numvise umwita sheri, burya bwose nta nubwo aje gutya gusa bisanzwe muranakundana? Naho rero Yannick ati cyane, turakundana rwose, uyu nguyu nyine ni umukunzi wanjye. Noneho Kesi ajya yasara maze agasimbuka akongera agahobera uyu mukobwa. Naho rero Bella we aba yahagaze yabaye nk'ipoto, aba rwose ababaye, uba ubona agahinda kari kumugaragara mu maso, kubera ko kuri iyi nshuro ababonye ko uyu musore afite undi mukobwa yihebeye. Ibi bintu rero biramubabaza, maze agakomeza kureba rwose nk'utishimiye uyu mukobwa. Nyamara uyu mukobwa nawe wagira ngo hari icyo aba yabonye, kuko nawe rwose uba ubona atishimiye Bella habe na gatoya. Bamara rero kugenda nyine, dore ko kuri iyi nshuro noneho Michelle aba aje azamara iminsi hano, bamara nyine kujya kubika ibintu baba bafite, maze Kesi agahita abaza Bella ati ariko se ko ndeba wagira ngo umushyitsi ntabwo umwishimiye, uriya mukobwa ntabwo umuzi? Ariko ntabwo wamumenya nyine kubera utirirwa ku mbuga nkoranyambaga, gusa uriya mukobwa ni umusitari, ntabwo ushobora kubyumva, ndishimye ntabwo wabyumva. Naho rero Bella ati ntabwo ari uko ntishimye, ahubwo nyine nari ndi kumwitegereza, wagira ngo hari ahantu nsanzwe muzi, nibyo nyine nari ndi gukomeza gukurura isura ye ngo numve ahantu naba muzi. Naho rero Kesi aterega nta kuntu utaba umuzi, ubundi se tekereza nawe umuntu nyine ukurikirwa n'abantu
miliyoni kuri IG n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Ni gute se wowe waba utari muri iyo miliyoni koko y'abantu bamuzi? Ntabwo byashoboka ko waba utamuzi. Buriya hari aho wabonye amafoto ye haba no ku masitati y'abandi bantu, kubera ko rwose uriya mukobwa arazwi cyane. Bella rero ahita agenda maze akajya mu cyumba, aragenda akicara, amarira nyine ntabwo abasha kuyatangira, ahita atangira kurira kubera ko aba yumva agahinda afite, atazi ikintu yakora, aba yumva nta kontorore nyine yabona, ararira akirekura akarira, nubwo bwose nyine aba ari no gutekereza ati Imana rwose mbabarire Kesi ntazi kumenya yuko ndi kurira. Aguma rero mu cyumba, agahinda rwose kamwishe, ari kwibaza ukuntu uyu musore nyine amubuze. Ahita afata ya ajenda ye rero agakomeza nyine akayibwira, dore ko rwose aba yandika buri kintu cyose atekereje. Atangira rero kuyandikamo ayibwira ko nyine umusore yakunze, umusore yahaye umutima we wose, kuri iyi nshuro asanze nawe afite undi muntu yikundira. Aba ari kuvuga ati rero nubwo rwose nari mbizi neza ko urukundo rwacu rudashoboka, ariko noneho kuri iyi nshuro ndamubuze burundu. Sinzi rero ukuntu nzakomeza rwose kuba muri iyi nzu mbona Yannick ari mu maboko y'undi mukobwa. Ndumva ni ukuri umutima wanjye wenda nko guturika. Nibyo kandi rwose aba yenda rwose guturika umutima. Naho rero ku rundi ruhande Michelle ndetse na Yannick bagera mu cyumba, maze Michelle agahita abwira Yannick ati nakubeshye rwose ntabwo nishimye kuko ndumva ntisanzuye. Mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko rwose uriya mukobwa nawe wundi ari hano, ahari rwose wakabaye warabimbwiye. Naho rero Yannick ati narabikubwiye, ahubwo nyine ubwo ufite ibintu byinshi ntabwo wigeze ubyitaho. Yannick ati none se urabangamiwe? Michelle ati cyane rwose, urabizi nyine ubuzima bwanjye buba ari ubuzima bw'ibanga, sinifuza umuntu wapositinga amafoto yanjye cyangwa amavideo akabikora nta burenganzira namuhaye. Uriya rero ntabwo umuzi kuko ni umuntu wo hanze, mushiki wawe wenda byumva ntabwo yakora rwose ikosa, ariko uriya we yarikora. Naho Yannick ati hoya rwose, mushiki wanjye nawe yagiye gushaka inshuti, ntabwo ajya ashaka inshuti zo ku muhanda. Uriya mukobwa ni inshuti ye, bamaranye imyaka 8 yose. Ubwo rero urumva ko baraziranye, kandi mushiki wanjye ndamwizera mu kumenya guhitamo inshuti. Ndetse n'iminsi mikeya uriya mukobwa amaze hano, biragaragara ko ari umwana mwiza warezwe kandi rwose utuje. Naho rero Michelle akomeza guhatiriza Yannick ati genda umuhe nyine amategeko, umubwire imirongo ngenderwaho ndetse umubwire ibyo atagomba kurenga. Yannick rero abona ibintu bikaze, maze agahita agenda agakomanga mu cyumba nyine cya Bella. Bella rero arafungura, maze Yannick agahita amubwira ati ndakwinginze rwose ibintu ngiye kukubwira ntubifate ukundi, umbabarire rwose ugerageze kunyumva. Naho rero Bella ati nta kibazo, ahubwo nyine uri kuntera ubwoba. Yannick yahita amubwira ati wumva nyine ikintu nari ngiye kukubwira, uriya mukobwa Michelle ni umusitari cyane, rero ntabwo ajya akunda ko ubuzima bwe bwajya hanze, aba ashaka ko ubuzima bwe buguma ari ibanga. Hanyuma rero yaransabye ko nakubwira ko rwose atari byiza ko wazapostinga nk'ifoto cyangwa video ye atabanje kubiguhera uburenganzira. Naho rero Bella ati nta kibazo rwose, n'ubundi mbuga nkoranyambaga ntabwo ari ibintu byanjye. Yannick rero yongera kumubwira ati umbabarire rwose kubw'ibyo bintu nkubwiye. Yannick we ubona abangamiwe kuba ari kuganira iki kiganiro n'uyu mukobwa. Asubirayo rero maze agahita abwira Michelle ati cyakoze ni ukuri urampemukiye rwose, utumye ngaragara nk'umusore mubi, utumye ngaragara nkaho ntamwizeye, kandi uwo si njyewe rwose, kubera ko uriya mukobwa ni umwana mwiza, ubundi nta kintu na kimwe rwose namushinja. Umunsi rero wakurikiye aba ari mu masaha nyine y'igitondo. Kesi arabyuka maze yajya muri salo, agahita asanga nyine Michelle yabyutse. Kesi rero ahita abwira Michelle ati ufite perike nziza cyane, ndabibona neza nyine ko ari originale, gusa nyine biragaragara ko rwose ihenze. Naho Michelle ati cyane rwose irahenze, ati abantu bose birirwa bambwira ko ari nziza cyane, wayikunze se? Naho rero
Kesi ati cyane rwose. Michelle atumva nzakugurira iyawe ihenze noneho kurusha iyi, nzakugurira rwose perike nziza cyane ku buryo abantu bose ari we bazajya bareba. Kesi rero ahita amubwira turakoze cyane anishimye ari guseka, maze Michelle agahita amubwira ati ahubwo nshaka kumfasha maze rwose ukajya kumfatira amafoto n'amavideo byo gupostinga hano hanze nyine. Naho rero Kesi atari ni ku ruzuba rwinshi, uru ruzuba si uko ko twaruhagararaho turi kwifotoza. Naho rero Michelle ati ngwino yewe ahubwo banguka. Baragenda rero bakajya hanze, maze Kesi akamufotora, aramufotora akaruha, umugongo ukamurya kubera ukuntu nyine Michelle aba akomeza yihindukiza yifotoza amafoto agiye atandukanye. Kesi rero agera akumva ararushye neza neza, akumva no guhagarara ntakibishoboye, maze rwose agatangira kumva atangiye kubangamirwa. Buracya rero maze nyine Michelle asaba nyine Yannick ko noneho yamutiza Kesi maze bakajyana nyine akajya kumufotora. Naho rero Yannick nyine ntabwo aba yakwangira chérie w'ikintu amusabye, aramubwira ati nta kibazo rwose uyu munsi ntaze ku kazi aze nyine agufotore. Baragenda rero maze bakirirwa nyine Kesi ari kumufotora, barataha ku mugoroba, maze Michelle akinjira agahita abwira nyine Yannick ati ariko rwose mushiki wawe nta kigenda, mushiki wawe ni umunebwe ntabwo ushobora kubyumva, ibintu byose umubwiye si byo akora, uba ubona nyine utazi icyo ashaka n'icyo adashaka, mbese ateye umujinya gusa, cyakoze ameze nk'uriya mukobwa w'inshuti ye rwose. Naho rero Yannick ahita amubwira ati ariko wibuke ko mushiki wanjye ntabwo rwose we nyine ari umusitari, ako kazi rero wamukoreshaga siko kazi ke, kubera ko njyewe akazi kanjye gakora neza cyane, wari uri kumuvunisha nyine, wari uri kumukoresha ibintu bitari ibye, kandi nyine mushiki wanjye ubwo nyine ntugire ngo ejo azanagaruka, niba wamuvunishije se uragira ngo ejo uzongera kumubona. Naho rero Kesi we nyine ataha nawe ari kubwira Bella atumva navunitse ndumva umugongo wanyishe. Naho Bella atari ku wundi uriya mukobwa wamuhaye amahoro ko kuva yaza wenda kumuheza umwuka neza neza, buri munsi nyine ngo wagiye kumufotora ntumukimuva inyuma, ntukijya ku kazi, ubundi bimeze bite? Naho rero Kesi atega uriya mukobwa urumva nyine ni umusitari kandi nyine ndamukunda cyane, mba numva rero ntamuva iruhande. Umunsi umwe rero Bella nyine aba yicaye muri salo ari mu kazi afite mashine, aba nyine akazi kamutwaye, maze yajya kumva Yannick arinjiye aramusuhuza, maze agahita amwicara imbere, ahita amubwira ati ariko ni ukuri urakora cyane, urakora bikabije, atari kumbwira ubundi baguhemba angahe? Naho rero Bella ati bampemba nyine amafaranga aringaniye, kubera ko bampemba 150. Yannick ati nibyo baguhemba ku munsi se? Naho rero Bella ahita aceceka. Yannick ati babiguhemba ku kwezi? Bella ati cyane. Yannick ati mbega, ati ni ukuri birakabije, kubera yuko ayo mafaranga nta nubwo yakuviramo tike, uramutse utajya ugenda n'ibirenge ntabwo rwose yagutegera. Naho rero Bella ati nyine mfite icyizere cy'uko nimara gusinya kontra ahari yenda amafaranga aziyongera. Yannick rero ahita amubwira ati ni ukuri ntugire ngo yenda ni ukugutera imitoma, ariko rwose ukwiriye ibyiza kurushaho, kubera ko urakora cyane, uri umukozi w'umuhanga, sinumva rero impamvu baguhemba ayo mafaranga. Gusa nyine reka twizere ko ahazaza bizagenda neza, ahubwo se ko nagira ngo nyine ngusabe serivisi, ariko iyo serivisi nzajya nyishyura, ndashaka nyine kuzajya nguha nanjye ibintu ukankorera umwanya nyine uri mu rugo wavuye ku kazi, maze nanjye nkazajya nguhemba buri kwezi, ku kwezi nzajya nguha 500. Ndakeka nyine bizagira icyo bigufasha n'ibyiyongera kuri uwo mushahara wawe. Naho rero Bella ati 500, ati we ntabwo bishoboka ko wafata umushahara wanjye ngo ukube 3 kose, kubera ko rwose nta nubwo ari ngombwa kunyishyura, nanjye hari ibindi byiza wankoreye nagukorera rero ku buntu. Yannick ati hoya, nta mpamvu yo kunkorera ku buntu kubera ikizi, atari ko wowe kuki ibintu byose uvuga ko bitagoye, urateka uti ntago bigoye, ukoze ibyombo uti ntago bigoye, ugakora amasuku, ibintu byose biba biri ku mutwe wawe, oya kuri iyi nshuro byo ngomba rwose kuzajya nguhemba. Naho Bella
atumva murakoze cyane ntabwo ushobora kubyumva kandi nyine ibyo bintu rwose nzabikora neza cyane. Naho rero Yannick ati ndabizi ntabwo ari ibintu byo gushidikanyaho, ndabizi nyine ko uri umuhanga, gusa nyine uri umwana mwiza cyane ni ukuri, ngewe ukuntu rwose ukora cyane ntakubeshye, njya mvuga ngo rwose Imana izagufashe uzabone akazi keza kaguhemba amafaranga menshi. Naho rero Bella ati Imana ibyumve ni ukuri kandi murakoze cyane. Yannick rero amara kugenda maze Bella agasigara aseka ati gusa nyine uri umwana mwiza ni ukuri, Michel ni umunyamahirwe ukwifitiye mu buzima bwe, nanjye rwose iyo nza kukugira ariko nta kibazo, n'ubundi nyine turi kumwe, gusa nyine uri umwana mwiza cyane. Niko nyine aba ari kwibwira kubera yuko Yannick yaba yamaze gusohoka. Naho rero Michel we rwose aba ari umwana mubi cyane kubera ko atangira kugenda kuri Bella ku buryo baba bicaye ku meza nta buri jambo amubwira kugira ngo amubabaze, mbese aba amugerageza kumubwira amagambo nyine amukomeretsa. Umunsi umwe rero amusanga mu gikoni maze yajya kumuhereza ikirahure Michel agahita akirekura maze kikikubita hasi, ahita atangira rero gutuka Bella ati ntabwo washakaga kucyoza niyo mpamvu kimennye, nyamara Bella atariko ni accident ibaye, ikindi kandi nta nubwo wari wakimpereje ahubwo niwe utari ugifashe neza, nta mpamvu rero rwose yo kunsomera kandi amakosa urebye atari ayanjye. Naho Michel atangira kumusomera ati amakosa atari ayawe, ati urumva ukuntu umbwira ngo ntabwo nkwiriye kukubwira nabi, ati wowe se uri igiki, uwo ubwira rwose ntabwo umuzi, ariko nawe sinakurenganya ahubwo nyine narenganya Yannick waguhaye rwose icumbi maze akakuzana hano mu rugo, ubundi ntabwo yakabaye azana abantu bose badafite iyo bajya, mayibobo zose ntabwo yakabaye azizana muri runo rugo, sinzi impamvu rwose yakuzanye, gusa nyine ni impuhwe yakugiriye. Ibi bintu rero biba biri kubabaza nyine Bella. Muri ako kanya rero bakiri gutongana nyine Kesa ahita yinjira ati hano habaye iki? Naho rero Michel ati dore n'uyu mukobwa amenya ikirahure rwose yaranciye ukuguru. Naho rero Kesi ati ariko nizere ko rwose ntacyo ubaye, ahita abwira rero Bella ati Bella ubutaha ni ukuri ijya ureba neza rwose, urabona ko cyari kigiye kumwica. Akomeza rero kwiyegisikiza kuri nyine Michel ati nyine ihangane, Imana ishimwe ahubwo ko ntacyo ubaye. Michel rero aragenda ariko nyine Bella nta kintu na kimwe abwira Kesi ku bibereye hano, aramwihorera. Umunsi umwe rero Yannick ndetse na Michel baba basohotse bicaye nyine ahantu bari gusangira akantu, hahita haza rero umukobwa uziranye nyine na Michel n'uwo baba bakinana amafilime, araza akamusuhuza maze akamuhobera ati twari twaraburanye neza neza, ubu ngewe rero amafilime nyine ndi kuyakinira mu wundi mujyi, ahita amubwira izina ryawo. Naho rero Michel ati nanjye nyine ndi hano niho maze iminsi, niho nyine nanjye ndi gushutingira. Naho rero uyu mukobwa w'inshuti ye ati gusa nyine umeze neza nk'ibisanzwe, gusa nyine uyu mujyi ni na mwiza, n'ubundi uyu mujyi uraryoshye cyane. Ahita rero areba ku ruhande maze agahita asuhuza Yannick ati mumeze neza. Ahita abaza rero Michel ati uyu se ni sheri wawe? Naho rero Michel ati hoya ntabwo rwose ari sheri wanjye, ni umushuti wanjye nyine bisanzwe. Yannick ahita yijima mu maso kubera ko ababona ko uyu mukobwa nyine atari fiyeri ye, adashobora no kubwira inshuti ye ko rwose ari umukunzi we, biramubabaza. Maze Michel yaza kumara gutandukana n'uyu mukobwa yareba Yannick agasanga yijimye ati kubera iki wababaye? Naho Yannick ati ntababara, urifata ukabwira inshuti zawe ngo ngewe ndi inshuti yawe, ntabwo ushobora kubabwira ko ndi umukunzi wawe? Ubu se urareba ukabona ngo uteye isoni. Bataha rero baserera maze bagera mu rugo uyu mukobwa ati erega nyine urabona nuko ngewe nyine ndi umusitari, ntabwo mba nshaka ko abantu bamvugaho amagambo menshi. Naho rero Yannick ati none se kuba uri umusitari bivuze ko uri umubikira cyangwa uri umupadiri? Wemerewe gukundana, wemerewe kugira umuntu mu buzima bwawe. Ba Beyonce bose ntibafite abakunzi, abandi bakobwa bose b'abasitari uzi ntibafite abakunzi, gute se wowe utemerewe kugira umukunzi? Ahubwo uvuga ngo ntabwo uba rwose wishimiye kuba uri kumwe nanjye. Rero rwose reka nkubwize ukuri,
njyewe nta mukobwa n'umwe w'inshuti yanjye ngira, inshuti yanjye ni mushiki wanjye wenyine, abandi bakobwa nyine tugomba kuba dukundana, bigomba kuba ari ibintu biri siriyasi, n'ikindi gihe rwose utazongera kunkora ibi bintu. Naho rero Michelle atangira nyine kumusaba imbabazi akiyegisikiza kubera nyine ukuntu Yannick aba amukunda, agera aho nyine maze akamwumva akamubabarira. Iminsi rero yakurikiye ibintu nyine bigenda bihindura isura. Nk'umunsi umwe baba biyicariye ku meza bari gufata amafunguro, abantu bose baryohewe, maze Yannick akaba abwiye Bella ati nanone ni wowe wateguye amafunguro, ndabizi rwose amafunguro wateguye aba ameze ukwayo kwa yonyine. Naho Bella ati cyane rwose. Naho rero Kesi atumva ibi byo kurya biraryoshye birarenze, nyamara na Michelle aba yabanje rwose kuvuga ko ibyo kurya bimeze neza cyane, ahita avuga ati ninde wabiteguye? Naho rero Bella ati ni njyewe. Michelle ati nari natangaye impamvu rwose ibi byo kurya bimeze bitya, ati ntabwo biryoshye rwose, n'umukozi wanjye ubwe akurusha gutegura amafunguro. Bose rero baramwitegereza ariko nyine bose nyine bagaceceka. Naho rero Yannick ahita amubwira ati ariko ni ukuri oya rwose twese tuzi kumva ibiryoshye n'ibibishye, twabyumvise ko ibi byo kurya biryoshye kandi noneho ibintu byumviswe n'abantu batatu, sinibaza impamvu ari wowe wakumva ko nyine bibishye. Bose rero bamuhindura nyine umusazi, ariko nyine uba ubona rwose ashaka kurwanya uyu mukobwa. Umunsi rero wakurikiye aba ari mu masaha y'umugoroba. Yannick rero asanga Bella mu cyumba nyine hari ibintu aba agiye kumubaza, maze akamwicara imbere bari kuganira. Yannick yitegereza uyu mukobwa, maze mu mutima we agatangira kumva nyine umutima umubwira atari uyu mukobwa wamuhobereye maze ukamusoma. Yannick ati ibi bintu ntabwo bishoboka, kubera ikindi kumva nifuza guhobera uyu mukobwa, ndi kumva nyine namwegera nkamuhobera nkamufata nkamukomeza. Akomeza rero kurwana n'umutima, nyamara na Bella aba yamubonye ko rwose ari kumureba mu buryo budasanzwe. Yannick rero ahita abwira Bella atumva ndashaka kujya kuri tuwarete reka ngende, nyamara buba ari uburyo bwo kugira ngo amwikure imbere, kuko aba yumva nyine ibintu atangiye gutekereza atari ibintu bisanzwe. Yannick rero aragenda, Bella nawe agasigara atekereza ku bibaye kuri uyu musore. Aragenda agahita ajya mu cyumba cye rero, maze agatangira gutekereza ati ariko se ntangiye gufatwa n'ibiki, ko mbona nsigaye ndeba uriya mukobwa nkamubona ukundi kuntu, ndamureba nkamubona dukundana, nkamubona turi gusomana, nkamubona turi guhoberana. Ibi bintu koko ni ibiki? Kandi ko mfite umukunzi, ni gute ibi bintu naba rwose ndi kubitekereza kandi nyamara mfite Michelle dukundana? Ku rundi ruhande rero Michelle nyine abwira Yannick ko hari ahantu agiye kujya nyine mu rugendo gusa azamarayo iminsi mikeya, maze Yannick akamubwira ati ariko se kubera iki koko utajya nyine ugumisha ibirenge hano, buri munsi uba wagiye nta mwanya ujya ubona wo kuguma mu rugo, ariko se ubundi uzigera ubona umwanya wo kuguma mu rugo rwawe koko? Naho rero Michelle ati ariko akazi kanjye urakazi, ntabwo akazi kanjye kajya gatuma ntuza, mba ngomba kugenda nyine. Naho rero Yannick ati ariko nanjye mba ngukeneye, ni ukuri birakabije rwose. Ariko nyine aramureka maze akagenda. Mu kugaruka rero agaruka nyine azaniye impano Kesi aba yaramwemereye perike. Araza rero Kesi nyine akajya kumuhobera nk'ibisanzwe, maze uyu mukobwa agahita amubwira atumva nakuzaniye rero na ya perike nakwemereye. Kesi rero arayifata n'ibyishimo byinshi yasaze akamushimira, maze agahita yiruka ajya mu cyumba cya Bella kuko aba yifuza nyine kumwereka. Ahita amubwira atumva ati nyine ati ubu noneho rwose hahiye, ati ibintu byagurumanye neza neza, ati tekereza yuko ubu tuvugana Michelle yagarutse, ati noneho anzaniye n'impano, ati dore ya perike arayinzaniye. Akuramo rero, maze agikuramo agahita asanga ni igiperike nyine cya feke. Arakirambura agakomeza akirambura ati hoya nizere ko rwose nibeshye, iki kintu se ubwo ko uyu mukobwa yakinzanira? Naho rero Bella nabo batangiye kwishima nyine ko uyu mukobwa bamuzaniye perike nziza. Ahita avuga ati hoya ntabwo bishoboka, tekereza ko iyi perike bakuzaniye nanjye arizo nambara, hoya ntabwo bishoboka, uzi ko itanameze nibura nk'iyo wambaye. Naho rero
Kesi umujinya uramwica ati uyu mukobwa yankinishije, uyu mukobwa rwose yakinnye n'amarangamutima yanjye, kubera iki yankora ibi bintu? Ahita akijugunya hasi rero maze akajya kureba nyine Michelle. Naho rero Michelle ahita amubwira ati plante nakuzaniye ni nziza cyane ndabizi, gusa nyine ikeneye kuyitunganya. Naho rero Keza ahita amubwira ati ni nziza cyane, atari rwose ubundi nkwibarize ko ntari nigeze ngusaba plante, ko bizi ko rwose nta kibazo nyine dufite cy'amafaranga, ni gute wanzanira kiriya kintu? Gusa nyine ntakubeshye ntabwo ari njye ngikeneye, ahubwo rwose ni wowe uyikeneye, unanteye imbabazi ndakubwiza ukuri. Kuri iyi nshuro rero Kesi aba yarakariye Michelle mu buryo butangaje, kuko aba yabonye ko nyine Michelle yamusuzuguye. Naho rero Michelle nyine ku mugoroba rwose ari kumwe na Sheri we nyine Yannick mu cyumba, aramubwira ati Sheri, hanyuma rero ndifuza ko nyine wangurira imodoka nshyashya. Naho Yannick ati ngo iki? Ati imodoka nshyashya? Imodoka nakuguriye nturanayimarana umwaka ngo nkugurire iyindi? Naho rero Michelle ati cyane, ati nyine urumva ndifuza ko nyine ntazagira igaraje ryuzuye imodoka, ngomba guhora nzisimburanya, nta mpamvu zo kugumana imodoka imwe. Yannick ati hanyuma se utekereza ko amafaranga umuntu ayatoragura? Tekereza amafaranga ukuntu tuyakorera yatuvunnye, tugomba gusevinga, tugiye dukorera amafaranga tugahita tuyatagaguza gutyo nta kintu na kimwe twazageraho. Naho rero Michelle ati ariko nawe ntugakabye, ufite amafaranga menshi cyane abantu bose barabizi. Naho Yannick ati kuba mfite amafaranga menshi se bivuga ko ngomba kugenda nyaterera inyoni? Naho rero uyu mukobwa ati ariko ngende umukunzi wawe ugomba kunyitaho, ubundi se amafaranga yawe ndamutse ntayakoresheje ninde wundi wazayakoresha? Oya rwose imodoka ndayishaka, ndetse rwose bitarenze ibyumweru 2 ngomba kuba ndi kuyigendamo. Noneho amubwira marike y'imodoka ashaka, maze Yannick akumva ni imodoka ihenze cyane. Yannick ahita amubwira tuzi n'ikindi, buriya papa wanjye impamvu yabashije kugera kuri ibi byose nuko nyine yari azi kubika amafaranga. Uzi imodoka papa wanjye yagendagamo? Amubwira izina ryayo. Ati tekereza rero iyo aza kuba ahindura imodoka buri kwezi nk'uko ushaka kubigenza, ntabwo rwose aya mafaranga mba nyafite, mba naravutse ngasanga turi abakene bo kubabarirwa. Ubwo rero ngomba gutera ikirenge mu cya papa wanjye, ibyo yansigiye singomba kubipfusha ubusa gutyo gusa. Njyewe ndi umusore nyine uzi kujera ibyanjye kandi ngakora ibintu byose ku mipango. Hanyuma rero nagira ngo nkubwire ko igisubizo ni hoya, iyi modoka ntayo nzakugurira, ahubwo nyine imodoka nakuguriye nimara imyaka 3 uzaba ari bwo umbwira nkugurire iyindi, naho ubu rwose ntabwo byashoboka. Erega Michelle ahita arakara maze agahita ahaguruka ati nuko umbwiye, ati ariko uba wandebye, ati uba wabonye ubwiza bwanjye, ntabwo rwose ndi umukobwa wo gupfusha ubusa. Ahita atangira akabika ibintu bye rero muri varize ngo aragiye. Maze Yannick akamubwira ati ariko se urumva koko icyo aricyo cyakabaye kikujyana? Naho Michelle ati ndagiye rwose. Michelle rero ahita agenda yivumbuye, maze rwose akagenda akamara iminsi. Nyuma y'iminsi mike rero Kesi ajya kubona akabona ku masitati, akabona nyine hahiye uyu mukobwa ari guposinga ya modoka yashakaga. Aragenda rero akajya mu cyumba maze agahita abwira musaza we atumva, ati ntabwo wakumva ibintu byabaye, atuzi yuko ubu tuvugana Michelle yaguze imodoka nshyashya, amubwira marike yayo. Maze Yannick agahita arakara kubera ko ahita yumva ko byanze bikunze rwose ibi bintu nyine ishyamba atari ryeru, gusa ntabwo aba ashaka kubyereka mushiki we. Naho rero Kesi ati none se kutishimye kandi umukunzi wawe yaguze indi modoka? Naho rero Yannick ati nta gishimishije kirimo, gusa nyine ni ibintu birebire ntabasha kukubwira, ariko igendere byihorere, ntacyo kwishimira habe na gitoya gihari. Gusa rero ku rundi ruhande nyine Yannick rwose akomeza nyine nawe gukunda Bella, na Bella kandi abakunda Yannick, ariko bose bakumva nta n'umwe wabibwira undi, kubera ko Yannick aba avuga ati ntabwo nabwira nyine inshuti ya mushiki wanjye ko nyikunda, ikindi kandi ndacyari kumwe n'uyu mukobwa, ntabwo ibintu byashoboka. Ahari naba ntangiye guca inyuma Michelle, naba ntangiye kuba nyine umusore utari siriyasi, kandi ubu si njyewe kuko nkunda umukobwa umwe, ntabwo rwose ibintu byo kuvangavanga mbizi. Kubera rero ukuntu ibintu biba bitangiye kumucanga, Yannick afata icyemezo
icyo kubwira Bella akava muri runo rugo kugira ngo nibura ntibagahure, kubera ko ntabwo rwose yari agisinzira. Noneho kumukubita amaso yahitaga yumva umutima umuvuyemo. Tekereza ko yavaga ku kazi nta kindi kintu kimwe ari gutekereza, ari kuvuga ati icyampa ngasanga Bella atararyama maze nkirebera iriya sura ye itagira uko isa. Mu gitondo yabyukaga atabura ibintu ajya kwibarishwa mu cyumba kwa ba Bella kugira ngo nyine amubone. Yari asigaye amukunda urukundo rurenze. Icyo atari azi ni uko Bella we noneho yari yaramukunze mbere ye, noneho akaba anamukunda kurusha uko nawe amukunda. Ibyo rwose ntabyo yari azi. Yannick rero abona nyine nta kundi kuntu yabigenza, maze nyine agahamagara mushiki we aramubwira ati rero ndifuza nyine kumpa serivisi, ndashaka yuko ubwira Bella akava muri runo rugo maze agashaka ahandi hantu ajya, ntagire ikibazo, nzajya mwishyurira inzu, nzamuhahira ibyo kurya, buri kintu cyose azakenera aho hantu azajya nzakimwishyurira, ariko nyine agende. Naho rero Kesi ati ntumbwire ko kandi nanone ari Michelle wongeye kugusaba ko wakwirukana Bella. Naho Yannick ati hoya, urabizi ko njyewe nta muntu n'umwe wantegeka ibyo gukora, ni njyewe rwose nabyitekerereje. Naho rero Kesi ati none se mbwira, inshuti yanjye yagukoze iki? Ni iki kintu yagukoreye cyatumye wumva ushaka kwava hano? Yannick ati ni ukuri nta kintu na kimwe yakoze, nta kintu kibi na kimwe yakoze, byose ni ukubera nyine njyewe. Gusa umbabarire, kano kanya sinshobora kubasha kugusobanurira impamvu nkoze ibi byose, ariko wumve ko nta kibazo kirimo kandi inshuti yawe nta cyaha na kimwe yakoze. Kesi rero ahita amubwira ati hanyuma rero niba rwose azagenda nanjye tugomba kujyana, kubera ko inshuti yanjye tumenyereye kubana nta kibazo, ubwo rwose ntabwo azansiga hano. Kesi rero asubira nyine mu cyumba kwa Bella kugira ngo abimubwire, maze agasanga Bella ntawe uri mu cyumba, akongera agasanga ya ajenda irahari, noneho ahita ayifata akayisoma neza yitonze. Bella rero arinjira agasanga Kesi yumiwe. Kesi ahita amubaza ati Bella, kubera ko utigeze umbwira? Naho rero Bella ati Kesi ndakwinginze umbabarire kuba narakunze musaza wawe, ndabizi ko rwose bitari bugushimishe, ariko umbabarire rwose ku byabaye. Naho Kesi ati bitari bunshimishe kubera iki se watekereje ko bitanshimisha? Utekereza se ko kugira ngo ukunde umuntu ugomba kubihitamo? Urukundo nta muntu uruyobora aho rujya, kandi buri muntu wese yakunda. Ubwo rero kandi ufite uburenganzira bwo gukunda umuntu uwo ari we wese, ahubwo ndibaza kuki utigeze ubimbwira? Naho Bella ati ntabwo nari kubikubwira, numvaga binteye isoni, binteye ubwoba, binteye n'agahinda, ariko nkubwize ukuri, umusaza wawe ndamukunda kandi ndamukunda cyane. Kesi rero ahita nyine bicara bakabiganiraho, maze akamubwira ati gusa birambabaje ni ukuri kuba utarabimbwiye kera. Naho rero Bella ati nabonaga ukuntu wahoraga wishimiye yuko musaza wawe akundana na Michelle, maze nkumva rwose nta n'impamvu n'imwe yo kubikubwira. Kesi rero nawe amubwira amakuru yari aje kumubwira, maze Bella akababara. Bella rero ahita amubwira ati ahari musaza wawe ntiwabona nawe yarabonye iyi ajenda akaba yarayisomye? Naho rero Kesi ati ariko uzi ko wabona ari byo? Ati wabona ni ukuri nawe rwose yarayisomye? Naho Bella ahita amubwira ati gusa ndumva bimbabaje kubera ko wabona yarabangamiwe guhera kera, gusa nta kibazo, ngomba kuva hano byanze bikunze. Kesi rero amubwira ko bose bagomba kuzajyana, ndetse ko ku munsi ukurikira bagomba kujya gushaka inzu. Uyu munsi rero wakurikiye Bella nyine aba yabyutse akitegura agiye kujya ku kazi, maze ari gusohoka akaba ahuye na Yannick. Yannick ahita amubwira ati waramutse? Bella ati waramutse. Yannick ati ugiye ku kazi se nguhe lift? Naho Bella ati hoya nta kibazo, ahita yiruka nyine ati ndijyana. Yannick rero nawe ahita abona ko rwose Bella yabangamiwe. Bella ntabwo aba ashaka ikintu cyongera kumuhuza n'uyu musore, dore ko ava no ku kazi akaguma mu cyumba ntashaka gusohoka. Aragenda agategura amafunguro, ariko akaba atayajyana ku meza, ahubwo akajya ayahereza Kesi ati bari wowe uyajyana. Michelle rero
arongera akagaruka hano nkaho rwose nta cyabaye. Gusa nyine kuri iyi nshuro nta kintu na kimwe biba bibwiye uyu musore kuba nyine Michelle ari hano, kuko ababona ko nyine n'ubundi uyu mukobwa rwose ibintu byose abimusaba, atabibona akajya kubisaba abandi. Kuri iyi nshuro kandi Kesi ntabwo aba agikunda Michelle habe na gato, dore ko ikintu cyose Michelle avuze Kesi aba asigaye amuvuguruza ndetse rwose akamubwira nabi cyane. Nk'ubwo umunsi umwe bari bicaye ku meza maze Michelle nyine atangira kuvuga nabi Bella, naho rero Kesi yahise amubwira tumva ceceka nta jambo ufite hano, iyo turi kuvuga hano tuba turi kuvuga hagati ya famiye, wowe rero nta jambo na rimwe ufite. Undi munsi rero nanone bari gufata amafunguro, avuga ko rwose ayo mafunguro ntaho ahuriye n'ayo ajya afata muri hoteli. Naho rero Kesi yahise amubwira ati haguruka nyine ugende ujye muri hoteli, hano se ubundi urahakora iki ko rwose nta kazi uhafite, kuko utajya gufata amafunguro muri hoteli ukaza kwirirwa utubangamira? Mbese uba usigaye ubibona neza ko rwose harimo ikibazo hagati y'aba bantu bombi? Umunsi umwe rero n'ubundi nyine uyu mukobwa Michelle yari yabwiye Yannick ko nyine bagomba kujya gushutinga mu wundi mujyi, maze rero agomba kuzagenda akamarayo iminsi mikeya. Aragenda rero akajyayo nyine, dore ko rwose Yannick nta kintu kirekire byari bikimubwiye. Hanyuma rero umunsi wakurikiye Bella yicaranye na Kesi bari kureba nyine muri telefone, bareba amazu bari babohereje ndetse bamaze no guhitamo inzu bagomba kwishyura bukeye bwaho. Kesi rero aratangara maze agahita abwira Bella ati karabaye, noneho ibi bintu ndi kubona ni ibiki? Naho rero Bella ati none se bakoherereje inzu nziza iruta za zindi twabonye? Naho Kesi atakira nawe irebere n'amaso yawe. Bella rero akireba ahita asanga ari Michelle wari uri kurwana n'undi mukobwa, barwanye karahava ndetse rwose bari no kubwirana amagambo mabi cyane, nyamara bari kurwana bapfa umusore muri kano kanya. Ndetse rwose Michelle yari no kubyivugira mu kanwa ke atumva uzibeshya wongere kwegera sheri wanjye tuzabonana. Aba namuvuga nyine mu izina kandi mu by'ukuri wabavuga ntabwo aba ari Yannick. Umuntu rero yabafashe iyi video maze arangije ahita ayishyira ku mbuga nkoranyambaga, ihita isakara ahantu hose, abantu bose nyine barabimenya. Ikintu gitangaje, aha hantu bari bari kurwanira ntabwo rwose ari wa mujyi yari yagiyemo, kuko ntabwo yari yigeze ava muri uyu mujyi babamo. Kesi rero biramubabaza cyane maze agahita avuga ati mana umbabarire, umusaza wanjye rwose ntabone iyi video, kubera ko ayibonye ari ku kazi byahita bimutesha umutwe maze bigatuma ataba concentre ku kazi. Uyu mukobwa rwose ni umwana mubi cyane, urabona ukuntu yakinnye n'amarangamutima ya musaza wanjye. Iki gihe cyose bamaranye burya yari afite undi musore bakundana. Naho Bella atari ko nyine wabona yenda ibi bintu bifite ubusobanuro. Naho Kesi ati nta busobanuro bifite habe na buke rwose, gusa ndumva ngiriye impuhwe umuvandimwe wanjye. Yannick rero arataha maze agataha ubona rwose yijimye. Kesi akimukubita amaso ahita amenya ibyabaye, amusanga rero mu cyumba maze akamubwira ati ni ukuri wihangane wihangane bro. Naho rero asanga nyine noneho kano kanya Yannick yamaze guhindura imyenda, yiryamiye ku buriri yigereye muri telefone, asa naho rwose ibi byose abyibagiwe, atangira no kumwenyura. Naho rero muri ako kanya nyine Kesi aba ari kumuvugisha, Kesi ahita amubaza atari ko se ko ndeba wagira ngo ntabwo umeze nk'umuntu umaze kubabara, wagira ngo ntabwo nyine umeze nk'umuntu umaze kubura umukunzi we, cyangwa wabonye n'amaso ye ibyo niboneye? Naho rero Yannick atumva biriya rero nta kintu na kimwe rwose bimbwiye, ndumva wagira ngo nta n'ibyo nigeze mbona. Kesi ati none se kubera iki nyine uri kumva ntacyo bikubwiye? Naho rero Yannick ati uzi impamvu se? Umutima wanjye ntabwo wigeze nyine ushenjagurika, kubera ko umutima wanjye ubu rwose hari undi muntu uwufite. Noneho icara nkubwire, aka kanya tuvugana burya nifitiye rwose undi mukobwa nkunda,
naho Kesi ati ntumbwire se ko nawe wari warigeze guca inyuma Michelle? Naho Yannick ati hoya sinigeze muca inyuma habe na gatoya, gusa nyine uko iminsi yagiye iza nagiye mbona uriya mukobwa atari we wanjye, maze ntangira kwikundira undi mukobwa, umukobwa ntekereza ko ari we w'inzozi zanjye, umukobwa kandi ntekereza ko rwose ari we nyine tugomba kuzamarana ubuzima bwose. Kesi ati none se uwo mukobwa mukundana ndamuzi? Naho rero Yannick atumva iki gihe cyose nyine gishize umutima wanjye rwose naweguriye undi mukobwa, yego rwose birashoboka ko nyine uwo mukobwa rwose umuzi. Naho rero Kesi ati mbwira nyine, mbwira rwose ndumva nishwe n'amatsiko, nkeneye kumenya uwo mukobwa ari nde. Naho rero Yannick atumva uwo mukobwa rero nkunda n'umutima wanjye wose nta wundi rwose ni mushuti wawe Bella. Bella ndamukunda cyane, noneho njya mwitegereza ukuntu nyine ari umwana mwiza, ukuntu ari umukobwa uzi kunyitaho kandi nta kintu na kimwe dupanga. Mbese ndakubwiza ukuri Bella rwose yarantwaye wese, gusa nategeye kubimubwira. Naho Kesi ati hoya ntumbwire ko ariyo mpamvu wari uri kumusaba ko yava muri runo rugo. Naho Yannick ati cyane rwose natekerezaga ko ndi gukora amakosa kubera ko ndi kumukunda cyane kandi mfite uwo dukundana. Naho rero Kesi ati kubera iki koko, kubera iki utabimubwiye? Naho Yannick ati kandi nyine nari ngifite Michelle, numvaga bimeze nkaho Michelle naba ndi kumuca inyuma, gusa kuri iyi nshuro noneho rwose ntacyo nkiri gutinya. Kesi ahita amubwira ati ahubwo se uragira ngo ni wowe wenyine umukunda? We noneho yaragusariye aragukunda guhera kera. Naho rero Yannick ati ngwiki? Ati hoya ntumbwire ibyo bintu. Kesi atumva we noneho aragukunda birenze, tekereza ko n'iyi minsi yose byari bimaze bitameze neza ari we ugutegurira amafunguro ariko akampamagara ngo nze nyakuzanire. Bitekereze we nyine buri kintu cyawe cyose akitaho, inkweto zawe akazitaho, imyenda yawe akayitaho, ariko mu ibanga rikomeye nyine akambwira ngo nimba ari jye mbizana, ariko rwose aragukunda cyane. Naho rero Yannick ahita amubaza ati hanyuma se none aho ubwo bari hehe? Naho rero Kesi atari mu gikoni. Yannick ahaguruka yiruka maze agahita agenda agasanga Bella nyine ari mu gikoni afite ibintu yari ari gutunganya, amuturuka inyuma maze agahita amufata mu nda ati sheri ndagukunda cyane, umutima wanjye warawutwaye, ni wowe ntekereza ijoro n'amanywa. Naho rero Bella nyine arikanga akagira ngo ahari uyu musore aramwitiranyije, arahindukira akamureba akabona ko rwose bahuje amaso. Naho rero Yannick akomeza kumubwira ati rwose ndagukunda cyane kandi hashize igihe rwose ngukunda, gusa nifuzaga ko wava muri iyi nzu kubera ko numvaga nta kwihanganira kuzajya nkubona kandi ntari bukuvugishe, kubera ko buri gitondo nabaga numva nshaka kureba isura yawe. Ubwo rero ntakubeshye urukundo rwari rugiye kuzansaza neza, gusa nyine numvaga nanone kuba nakundana n'umushuti wa mushiki wanjye nabwo naba nkoze amakosa, gusa nyine ndagukunda rwose. Urukundo byaranze neza kurukontorora biranga. Kesi rero Bella ahita ahindukira maze agahita ahobera uyu musore aramubwira atumva nanjye ndagukunda cyane ntabwo ushobora kubyumva, urukundo rwari rwarantesheje umutwe kandi mu by'ukuri buriya rwose urukundo ntabwo rwihishira, ndagukunda cyane. Barahoberana rero kurekurana bikanga, maze Kesi akaza nyine ahita ababwira atumva ubu rero rwose tugomba kujya guserebura urukundo rushya kubera ko nyine nta byo kwishira bihari. Baragenda rero bagasohoka bakajya nyine guserebura ibyishimo biba ari byose, gusa nyine hashira iminsi maze uyu mukobwa nyine Bella akabwira Yannick ati ariko nubwo ibintu byose bimeze neza byanze bikunze nyine ngomba n'ubundi kuzimuka nkava muri iyi nzu, kuko kuba twaba dukundana tunabana mu nzu imwe byaba bibangamye. Yannick ati ndumva rero rwose ibyo bintu ntabyiteguye. Naho rero umunsi umwe nyine biyicariye bari kwiterera story ibintu byaryoshye, bajya kubona bakabona Michelle arahingutse, we ntabwo aba azi ibyabaye.
Agihinguka rero aza nyine ajya guhobera Yannick. Yannick ati ntunkoreho. Naho rero Michel ati none se chérie ntabwo wari unkumbuye ko ndiba rwose wagira ngo ntabwo wari unkumbuye. Michel ati Yannick ati ngukumbura njyewe? Ati hoya rwose nta kugukumbura kuko nari mbizi ko nyine wari uri kumwe n'abandi wari ukumbuye kurusha. Warambeshye rero ugira ngo sinzabimenya. Narabimenye ko rwose umujyi wagombaga kujyamo utigeze uwujyamo, ntiwigeze urenga muri uyu mujyi turimo. Ikindi kandi narabimenye ko igihe cyose twamaranye wari ufite abandi bagabo benshi wancanaga inyuma nabo, niyo mpamvu buri kintu cyose wansabaga iyo ntakiguhaga wahitaga ujya gushaka abo bagabo bandi. Ni nayo mpamvu kandi utajyaga umpresenta ko ndi umukunzi wawe, ni uko wari ufite abandi bagabo mukundana. Njyewe rero rwose ntabwo njya mbaho gutyo, ubwo nyine njye nawe byararangiye, igendera ahubwo bikomeza kudutesha umutwe. Michel rero akomeza gushaka kujya gukora nyine kuri Yannick agira ngo nyine amwinginge. Yannick ati winkoraho kuko ushobora no kuba ufite imyuka mibi, imyaku ukuye aho wari uri ntabwo namenya ingana iki. Mbabarira rwose we kunkoraho utansiga iyo myaku yawe. Naho rero Kesi ati ariko rwose wakubona uri kwiyorobeka yagira ngo uri umuntu, naho rwose uri umwana mubi cyane, umukobwa w'inzererezi gusa. Bose rero batangira kumuseka, maze Michel ati ariko ndi sheri wawe urabizi. Yannick ati umva umutima wanjye rwose naweguriye undi mukobwa, dore rwose nsigaye nkundana n'umukobwa w'inzozi zanjye. Abivuga rero ahindukira ari no gusoma Bella. Naho rero uyu mukobwa ngo ni Michel, we rwose ahita yumirwa ati ntumbwire ko uyu nguyu ari we wansimbuje. Naho Yannick ati naramugusimbuje kuko akurenze inshuro ibihumbi. Ati uyu nguyu ni umukobwa w'umwana mwiza, umukobwa nyine utazi kubeshya nk'uko wowe ubikora. Uyu niwe w'inzozi zanjye, niwe nifuza mu buzima bwanjye bwose, ahubwo dusohokera aha kuko rwose uri kutubangamira. Bahita bamufata rero bakamusunika bakamusohora bati ntuzongere rwose kureba n'izi nzira. We rero agenda ababaye kubera ko hano yari yarahabonye ikirombe cyo gukuramo amafaranga, ariko n'abagabo bose yakundanaga nabo bose nyine barabukurya amafaranga. Ariko kuri iyi nshuro noneho yari yagaragaye kuko abantu bose ku mbuga nkoranyambaga bari bamumenye nyine, nta muntu wari ukimubona ngo ajye kumwifotorezaho bya bindi nyine byari bisanzwe. N'abagabo bose noneho bari batinye kubera yuko abenshi yakundanaga nabo babaga ari abagabo bafite abagore. Bari babonye ko rero ibintu byose byagiye ku karubanda, uyu mukobwa bari basigaye rwose bamugendera kure. Akimara kugenda rero Yannick ahita ahobera cyane Bella, maze akamubwira ati sheri maze wihangane kuba rwose ibi byose bikubereye imbere, sinifuza ko hari ikintu cyakubabaza, umbabarire rwose. Naho rero Bella ati nta kibazo kubera ko rwose tubashije kumushyira mu mwanya we, ndakeka atazigera yongera gushaka kugaruka hano ukundi. Umunsi rero wakurikiye Yannick abwira Bella ndetse na Kesi ko ashaka nyine kubasohokana mbere y'uko Kesi na Bella bajya gushaka nyine indi nzu, dore ko rwose bari bamubwiye ko nyine bagomba kujya kwishakira indi nzu kubera ko Kesi yahoraga yumva Bella atagomba kuba wenyine. Icyemezo cyose Bella yafataga Kesi yumvaga agomba kuyimushyigikira. Yannick rero arababwira ati reka nta kibazo mbasohokane maze tujye gusangira nyine, nta kundi gusa nyine rwose Bella ugomba kuzajya unsura kenshi gashoboka kubera ko sinakwihanganira kumara iminsi ntakubona. Naho rero Bella ati cyane kubera ko nyine uranabizi mfite akazi kawe mba ndi gukora nako karaduhuza urabyumva. Naho Yannick ati ariko uranabivuze uranyibutsa, ndifuza ko waza muri kampani yanjye noneho nkaguha akazi nyine ugakora muri kampani yanjye gusa. Kesi ati mbega byiza, ati ahubwo ndumva tugiye guserebura ko rwose Bella noneho anabonye akazi gafatika. Ibyishimo rero biba ari byose. Buracya nyine maze bakajya gusangira. Baragenda rero bakicara nyine ahantu bari babateguriye bagatangira gufata amafunguro. Bose nyine uba ubona bishimye cyane rwose. Bafata rero amafunguro banaganira, Yannick abwira
Bella ukuntu nyine amukunda, ukuntu kandi amwishimira, ukuntu mbese aba abona rwose nta defo n'imwe afite, ukuntu aba abona ari umunyamahirwe kuba yarahuye n'uyu mukobwa, ndetse akanabwira Kesi ati Kesi warakoze cyane kubera ko iyo ataza kuba wowe simba narahuye na Bella, warakoze kugira inshuti nziza, warakoze ni ukuri kumuzana mu muryango wacu. Naho rero Bella ati ni ukuri ahubwo ngiye mba nishimye kubera ko rwose nza muri uyu mujyi narabyumvaga ko uyu mujyi hari ibintu byiza umbikiye, numvaga nishimye ariko ntazi ngo ibyo byishimo biri kuva he, naho burya bwose nuko ariwe nari kuzahurira n'urukundo rw'ubuzima bwanjye. Yannick ati cyane rwose, buriya nyine Imana yari yarateganyije ko njye nawe tugomba kuzahura, ariko tugahura muri buriya buryo. Yannick rero ahita ababwira nyine ati ariko hari ikindi kintu cy'ingenzi nashakaga kukubwira. Bose rero bamutega amatwi, maze Yannick nyine agahita ahaguruka yegera rero uyu mukobwa, maze agahita amubwira ati Bella ni ukuri ndagukunda cyane, hanyuma rero ndifuza rwose ko wambera umugore, mbigusabye rwose nciye bugufi imbere yawe, kubera ko ndifuza ko ari wowe twazabana ubuzima bwose nsigaje. Naho rero Bella ahita ahindukira akareba Kesi nkaho rwose Kesi yarabiziranyeho na musaza we. Kesi ati reka rwose ntabyo nari nzi. Naho Bella rero mu byishimo byinshi ahita amuhereza ikiganza ati yego rwose ndabyemeye, uri umugabo w'inzozi zanjye kandi nanjye ndakwifuza mu buzima bwanjye ubuziraherezo. Amwambika impeta rero maze bagahaguruka bagahoberana. Naho rero Kesi ahita ababwira ati ni ukuri ndabishimiye cyane, ndishimye ntabwo mushobora kubyumva, ubu noneho kuri iyi nshuro ndumva rwose nezerewe kuko ndabizi ko ari inshuti yanjye iri mu maboko meza, ndetse ari na musaza wanjye ari mu maboko meza, ndabishimiye cyane rwose. Araza rero nawe akabahobera maze bose bagahoberana, ubundi nyine bagakomeza guserebura. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.